John uri umuntu w'umugabo, ndabizi ko uri umugabo, uko ugaragara uri umugabo, uko uteye uri umugabo. Ariko se ntiyakurongoye akakubyaza? Niba ushaka kunyataka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, come to me straight. Cyose nakumva hanze namenya ko ari wowe cyangwa atari wowe. Ibi bintu ni wowe, ntago nkurengana. Jo, twarabyaranye, nakurekeye ubuzima bwawe. John, nagusize mu nzu yawe. John, habe n'ikiyiko n'iki nakuye mu nzu yawe. John, nta kintu na kimwe ungenza umbaza. John, nta deni nkubamo. Kwaba kunzana muri Amerika wariyishyuye, twapurikanye amataxi, ujya mu Rwanda ujya kuyaguramo indangamirwa urishima, wibagiwe ko amataxi ari ayanjye, ari ayawe, ari ay'umwana. John, ntacyo umbaza, biriya bifate nkaho navuga ngo nakwishyuye ideni ryawe ry'ubuzima bwawe. John, ndakubaha, dufitanye umwana mwiza, nicyo kintu ntubahira ntashaka ko gihindura. John, niba ushaka kunyataka, ngwino njyewe ubwanjye, wica ku ruhande. John, ndakuzi. John, ndakuzi n'ubugingo bwawe. John, ndakuzi ubujajwa bwawe. John, ndakuzi ubugoryi bwose wakora. John, ndakuzi. John, nta kuntu utangiza. John, nta kuntu utangize, wirirwa mu nshuti zanjye, urongora inshuti zanjye, wanshwanishije n'inshuti zanjye, amasiha n'amadubu yose. Ngenje kuri WhatsApp, iyo mana yanjye, ntago wakumva ukuntu nabura nk'ukuntu icyama tukaba turi kumwe face to face. Nakunda kuzi nta n'igishyashya nakurebaho. Waretse tukabana neza Jo, waretse tukabana neza. Singiye kukubwira ngo tukarerana umwana twabyaranye, kuko nta mumaro umaze kuri uriya mwana, nta n'umwe muri iyi si ya rurema, nta n'umwe, kuko iyo uzi ko ukunda umwana wamubyara, ntabwo wagakwiye kuba waragiye gusesagura amafaranga mu Rwanda umwana watagira insurance kandi gura umwene gihugu wa Amerika. John, ubuzima bwawe ndabuzi. John, ndakuzi ukuntu reactinga. John, ndakuzi mu rugo ufata ibyangombwa byanjye ukirirwa ubwira inshuti zanjye ngo uzatuma nsafaringa, ngo wanzanye muri Amerika, ngo nta kintu nzagira. John, ntabwo nzi, I'm a survivor, ntabyo uzi. John, nicaye hanze ndagukunda. John, nita izina ryawe, ndakubaha. Nirirwa John nagutegereje imyaka hafi 3, nta mugabo unzi, ngo ndagutegereje ngo nashyingira mu mugabo. Nkubaha John, nkubaha. Ndabyara umwana, nicara mu nzu ndakurerera John, ndirerera. Ntabwo nakubwira ngo ndagusuzugura, sinshaka gusuzugura mu bundi buryo. John, mfite umwana nkunda n'ubugingo bwanjye. John, mfite umwana uzakura undeberaho, Imana arambabari. She's very smart. Even now arambaza, n'inshuro zose aguhamagara ntumwitabe, arampamagara akambwira ngo Tena amekuja tu kunywa. John, ufite Nimekuja kuoa hapa na jambazi. Kwa Mungu bujajwa. John, niba ushaka ikibazo cyanjye nawe, come to me. Bo ubwawe tukibana warambwiye ngo tugize icyo dutandukaniraho, ngo washira ama video yanjye nambaye ubusa ngo hanze bla bla whatever. I don't care. Just bikorere njyewe binkore. I don't mind, binkore. Kujya hanze se nambaye ubusa ibyo bitwaye, I don't care. Nta kibazo. Sex y'abagore iri the same, naseba bikarangira. Ariko ujya gusenya ingo z'abandi uciye mu buntu budafite ikimenyetso, nta hantu na hamwe ibyo uri kubwira abantu wabonye nje nabo tubikora, nta hantu na hamwe. Jo, ndagufite, mfite ibimenyetso bya usambana. John, mfite abakobwa. John, mfite abagore. John, mfite ibintu byinshi. John, ngira fact, uranzi. John, ngira fact, sindi umugore w'injajwa. John, nagusize mu nzu nkureba, natanze amahoro. John, twarabyaranye, ndakubaha, mfite ubuzima bwawe bwiza n'ubwanjye bwiza. Nje nawe twasharinze. Sinshaka mana we, sinshaka kukubahuka. John, mfite umwana uzakura,
twagiye kuri social media mfite umwana uzakura wenda azakura akunda social media cyangwa atazikunda I don't know. John Cyubahiro nkugomba ntigomba uriya mwana. John ndi umwana wanjye ubuzima bwanjye. John ndi gusafaringa. John naragusize mpera kuri zero. John mpera kuri zero ntagira umuntu n'umwe muri Amerika. Ubwa uragenda urantangaza unyambikurubwa ikintu cyose. Buri muntu wese John urabizi ibyo wankoreye. John urabizi twari tugeze ahantu inshuti yawe Bisore best friend wawe yaje mu rugo arakwiyama John kumukandagirira mu rugo arakwiyama ku mugore wiwe nari mpicaye. John nta mugabo wari bwaguhamagare ngakubwire ngo eva nkora iki. Nakubereye umugore mwiza nta kintu na kimwe nicuza mu buzima bwanjye nawe. Nta na kimwe. Mariage zigira ups and down. John ikintu cyambere kibaho cyiza nuguceceka ariko John urinjajwa mana yanjye. John nuko mu buzima bwa John ugira ababyeyi beza ku isi ya rurema nicyo cyonyine. Ababyeyi beza ugira urukundo nakunze papa, urukundo nakunze mama, urukundo nakunze abavandimwe bawe. John ni rwo rukundo shaka ko nge nawe ruhora hagati yabo byinshi. John nta kintu na kimwe navuga twarababazanyije sindi perfect narakubabaje warambabaje ariko ceceka wigenda unyambikurubwa ngo nakoraga iki. John ngiye kugusebya ngira fact. Uri mu Rwanda wiri gusambana n'inshuti zanjye urarara mu bakobwa amasiha n'amadubu yose ngo ufite girlfriend. Uramwana wo mu rundi kazi uri Canada ngo ufite girlfriend. Ubusazi kuryamana n'inshuti zanjye ntabya. Anyway njya nibaza nk'ukuntu unyambikurubwa wenda ko nari umuntu mubi kugira ngo abo bantu bumve kuri imfura. John nta gupfura ugira ni njye ubuzi. None njye muhamagare se mubwire ngo John muhereze fact, muhereze amafoto, muhereze ama message, muhereze ama video yayo masiha n'amadubu wirirwa ugenda ubwira abantu ngo nirwaga kuri TikTok ngo nari ntakibashije kuryamana nawe. Ndaryamana nawe wiriwe mu masiha n'amadubu ndi umugore mubungana iki. John ndakuzi urabizi neza John turaziranye. John none ukuntu ujya ugenda unsebya ngo nashaka kuza muri Amerika ugira iyo miliyoni $1 ugira iki John? Vugisha ukuri John ugira iki? Ngusiga wari wagiye aho wari wagiye urabizi neza ko mfite amafoto n'amashusho n'ama message yaho wari uri. Nsiga inzu yawe wari wagiye. John mva mu rugo rwawe ntacyo nikekaga na drivinze imodoka yawe njya kwa papa wawe na mama wawe kubabwira ko nge nawe bitagishobotse. Wandetse urabizi mbere ko mbere nari umwana mwiza, mbere naragukundaga nanakuvugisha nkari sinzi niba wibuka. Mbere naragukundaga ku rwego ntabashaga no kuvuga izina John mu kanwa kanjye ariko kubera ubukaritasi bwawe ngeze no ku nshuro ntazi ijambo uko navuga John inshuro zingana. John twanyuranye mu bintu byinshi ku buryo ijambo ryasohoka hanze namenya ko warivuza cyangwa utarivuza. Hagarika ubu bugoryi urimo. John twarabyaranye impamvu nakuretse John naragusize ngewe ubwanjye naragusize wowe wari ugeze ahantu ku byaha byawe reacting ugashaka kunyicira mu nzu yawe ukampatisha amenyo ugeze ku rwego utabasha no kunkubita igipfunsi nk'umuntu w'umugabo kandya amenyo. Are you serious? Really? Aha kanya mu rutugu rwanjye ngira inkovu z'amenyo yawe. John biriya byose navuye mu rugo rwawe sinashakaga kwisanga muri polisi nge nawe. John nubaha memory twagiranye, nubaha umwana. Sindi umugore mubi nturi umugabo mubi, ntituri abantu bo guhora turwana mu nzu. Nabonye ko umubano wanjye nawe udashoboka ndaguhunga ndagenda. John nasize ibyawe byose naragiye ntangirira kuri zero. Aka kanya ikintu cyose mfite ntacyo ngomba John ndihiringa sindyama John ndihiringa kugira ngo nzarebe uko nakurerera umwana wanjye. John nkubahira ababyeyi bawe bandereye, nkubahira abavandimwe bawe bankundira umwana kandi nanjye bankunda. Rero ikintu nkwisabira
niba ushaka kuba famous mu buryo bumwe cyangwa ubundi, niba ushaka revenge mu buryo cyangwa ubundi, come to me straight. That's it. I swear to God, John, mbabarira woweho ntacyo ngomba navuga ngo ntabwo twana Joe, sinshaka kuzibona na rimwe ntengushya ababyeyi bawe. Papa wawe mufata nka papa wambyaye, urabizi neza. So please uri kunyata kukoresheje abandi bantu, ugeze aho ujya uca mu makonas, uri kugenda ubwira. Please come to me. Niba ari icyo ushaka kumbwira, John, nakwibutsa byinshi ukuntu wirirwaga umbekera ngo nta kintu ngufasha, ngo amafaranga yanjye yose ngo nyakora ibindi bintu. John, niki ntagufashije? amafaranga nahembwaga niki? Ngira chat mu buzima bwawe, sinarinzi na password ya phone, like how can I say this, na kadi zawe. John, kadi yanjye narayigusigiraga nkajya ku kazi ukishyura ibyo wariye n'ibyo utariye. John, transaction zanjye zari wowe. John, ntagiye na kimwe naguhisha ikintu. amafaranga nahembwe yakoresheje uko ushaka, ariko twari tugeze aho dusohorwa mu nzu. ibyo ngibyo urabizi, utishyura inzu kubera iki? Kubera amadeni ufite hanze. amadeni wagiyemo ryari? unkorera iki? John, wari ugeze aho urya ibibanza byanjye, nawe umugabo wubatse ukarya ikibanza umugore wawe atabizi. wowe ubwawe urabizi neza ko urugo rwawe ari wowe ubwawe wa failing. John, ngira fact. wa mugabo we naragukunze n'umutima wanjye wose. uwo mutima wagukunze ni nawo umutima wacuzinze kugusiga. nagusize mu nzu habe n'ikiyiko. natwaye imodoka yawe nagiye nyidrivinze. nta modoka nagiraga, nagiye nyidrivinze nyigeza kwa mama wawe. fata umwana wanjye ndigendera. kubw'urukundo ababyeyi bawe bagira, ibintu birafixingwa. ndakureka ukomeza ubuzima bwawe, nani ndaguhera kuri zero. sinavuga ngo bigeze gusa, Imana iracyandinze kandi ndizera neza ko bizakunda. John, ndakwinginze turekera. ndakwinginze John, navuga ariko sibyo nifuza. So please stop. Reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother, nta kintu biri bukugezeho. First of all, uwo mugore wenda nuko nta nicyo namuvugaho, ariko mbere ya byo wowe ntacyo uhomba. John, ndakuzi neza. kuvuga ni ikintu cyawe. ntago nakubwira ukuntu. sinavuga ngo mbaye disappointed. simbaye disappointed. ibyo ni urucabana. kuba we wandisappointinga wowe, ibyo ni urucabana. So please stop. Thank you. umuntu bita Nzungu ni ukuri nta kosa yigeze akora. uyu ni umusore wageze muri Amerika arihiringa abasha kuba ngo uyu munsi ni manager wa Reva. ikosa yakoze John, uri umuntu w'umugabo. ndabizi ko uri umugabo. uko ugaragara uri umugabo, uko uteye uri umugabo. ariko se ntiyakurongoye akakubyaza? niba ushaka kunyataka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, come to me straight. cyose nakumva hanze namenya ko ari wowe cyangwa atari wowe. ibi bintu ni wowe, ntabwo nkurengana. Jo, twarabyaranye, nakurekeye ubuzima bwawe. John, nagusize mu nzu yawe. John, habe n'ikiyiko niki nakuye mu nzu yawe. John, nta kintu na kimwe ungenza umbaza. John, nta deni nkubamo.
kwaba kunzana muri Amerika wariyishyuye, twapurikanye amataxi, ujya mu Rwanda ujya kuyaguramo indangamirwa urishima, wibagiwe ko amataxi ari ayanjye ari ayawe ari ay'umwana. John ntacyo mbaza, biriya bifate nkaho navuga ngo nakwishyuye ideni ryawe ry'ubuzima bwawe. John ndakubaha, dufitanye umwana mwiza, nicyo kintu ntubahira ntashaka ko gihindura. John niba ushaka kunyataka, ngwino njyewe ubwanjye, wica ku ruhande. John ndakuzi, John ndakuzi, John ndakuzi n'ubugingo bwawe, John ndakuzi ubujajwa bwawe, John ndakuzi ubugoryi bwose wakora, John ndakuzi. John nta kuntu utangiza, John nta kuntu utangize, wirirwa mu nshuti zanjye, urongora inshuti zanjye, wanshwanishije n'inshuti zanjye, amasiha n'amadubu yose. Ngenje kuri WhatsApp, iyo mana yanjye, ntago wakumva ukuntu nabura nk'ukuntu icyama tukaba turi kumwe face to face. Nakunda kuzi nta n'igishyashya nakurebaho. Waretse tukabana neza, waretse tukabana neza Jo, waretse tukabana neza. Singe kukubwira ngo tukarerana umwana twabyaranye, kuko nta mumaro umaze kuri uriya mwana, nta numwe muri iyi si ya rurema, nta numwe, kuko iyo uzi ko ukunda umwana wamubyara, ntabwo wagakwiye kuba waragiye gusesagura amafaranga mu Rwanda umwana watagira insurance kandi gura umwene gihugu wa Amerika. John ubuzima bwawe ndabuzi, John ndakuzi ukuntu reactinga, John ndakuzi mu rugo ufata ibyangombwa byanjye ukirirwa ubwira inshuti zanjye ngo uzatuma safaringa ngo wanzanye muri Amerika, ngo nta kintu nzagira. John ntabwo nzi, I'm a survivor, ntabyo uzi. John nicaye hanze ndagukunda, John nita izina ryawe, ndakubaha. Nirirwa John nagutegereje imyaka hafi 3, nta mugabo unzi ngo ndagutegereje.